Bakunze inshuti mudukurikira kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, aho muherereye hose turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Muri kumwe na Joseph Habumukiza hano Gikondo. Tubasuhuje rero turi hano mu rugo Paruti Presse, ni icapiro ricungwa n'abapadiri b'umuryango y'amazabutumwa Gatolika rizwi ku izina ry'abaparutini. Twahageze rero tuje gusura Padiri Jean Paul Nyabyenda. Padiri Jean Paul Nyabyenda usanzwe uriyobora, ariko muri iki gihe akaba yarahawe ubutumwa muri paruwasi ya Ruhango. Twifuje ko mbere y'uko atangirwa ubutumwa rero muri paruwasi ya Ruhango tugirana ikiganiro nawe, tukaba rero twifurije mwese ibihe byiza muri kumwe na Padiri Jean Paul Nyabyenda. Nyakubahwa Padiri mukuru, turabishimiye kandi turabakiriye nubwo mwaduhaye ikaze hano iwanyu. Murakoze cyane. Yego, twagira ngo mudufashe mbere yuko dutangira ikiganiro nyakubahwa Padiri udushyire imbere y'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungure none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe twarabaducumuyeho, ntutihane mu bitwoshya ntabwo ukize icyago. Amina. Tugushimiye Nyagasani Mana yacu, ineza yawe n'urukundo udahwema kutugaragariza. Uri Imana ubana natwe igihe cyose. Umwanya nk'uyu rero turagushimiye, tuye umwanya tujye kuba imbere yawe w'iki kiganiro tugiye kugira n'abavandimwe, kugira ngo muri byose duhore iteka duhana ikiguhesha ikuzo n'icyubahiro, kandi duhana iteka duhanira icyatuma abavandimwe bagenzi bacu barushaho kwakira ubutumwa bwiza uduhamagarira. Tugira ibikoresho byawe rero, natwe dukomeze kukubera abana muri byose, uba hagati y'iteka ryose. Amina. Mariya nyina wa Jambo, dusabire. Bise ni Paruti mutagatifu, dusabire. Bazina bacu batagatifu, dusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Murakoze nyakubahwa Padiri, nk'uko rero musanzwe mubuzi, si ubwa mbere mumubonye, mumenyereye mu nyigisho, mu misa, musanzwe mumuzi, muramukunda, arabakunda. Ucyundi mwanya kugira ngo nawe ajye kugaragaza amarangamutima ye, kuko akenshi twahuye mu misa, igitambo cya misa, agatanga inyigisho, tukabona ubutumwa muduha mugaragaza ko Padiri Jean Paul mumukunda mu nyigisho ze. Twagira ngo Padiri usuhuza abo bose bagukunda utabazi. Murakoze cyane ababyeyi, inshuti, abavandimwe, abo twahuye tukamenyana, abanzi nanjye ntabazi, abo bose nanjye rwose ndabaramukije, kandi Imana ikomeze ibampere umugisha. Murakoze cyane. Iyo umuntu agize amahirwe yo kuganira n'umupadiri mu biganiro nk'ibi ngibi, ikintu cya mbere cyane cyane iyo aganiriye n'umupadiri w'umujene, ni ukubanza kwibaza ku muhamagaro w'ubusaserdoti w'ubupadiri, ukuntu yumvise iryo jwi. Mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 3 wose batekereza ukuntu Imana yatoyeho Samweli umuhanuzi. Umwana Samweli akumva ijwi ry'Imana, agakeka ko ari umuherezabitambo Heli wamuhamagaye. Tugendeye kuri ubwo butumwa, kuri iyo nkuru, mwebwe nka Jean Paul Nyabyenda umujene icyo gihe, mwatubwira mute, mwadusangiza mute umuhamagaro wanyu wo kuba umusaserdoti? Mwumvise mute iryo jwi? Dore ko iyo umuntu akiri umujene aba yumva amajwi hirya no hino, ibyifuzo byinshi, umutima we byigana, kugira ngo mujye kuvuga ati iri jwi ni ry'umuhamagaro wanjye, nk'uko umwana Samweli yaje kumenya ko ari ijwi ry'Imana abifashijwe n'umuherezabitambo Heli. Mwebwe mwaje kumenya ko umuhamagaro wanyu ari uwo kwiyegurira Imana. Byagenze gute? Murakoze cyane. Umuhamagaro buriya nibyo koko uturuka kure. Umuhamagaro w'umuntu uturuka kure,
ariko nk'umuhamagaro wanjye bwite navuga ko natangiye gutekereza kwiha Imana ngeze mu mwaka wa 5 primaire n'amashuri abanza. Ariko kugira ngo bizajye kujyaho ntekereza kwiha Imana, navuga ko hari ababigizemo uruhare ku buryo bwihariye batumye nanjye icyo gitekerezo kinzamo. Abambere nubwo ababyeyi banjye batari abantu navuga b'abakristo bahambaye, ariko badufashaga mu buryo bw'amasengesho, bakadufasha mu buryo bw'amasakaramentu. Nta mwana wacu utabaga atarabatijwe, nubwo nkanjye nabatijwe ndi mukuru, ariko abana bacu bose nk'abakristo gatolika bakora uko bashoboye kugira umwana ahabwe amasakaramentu. Aho rero bigatuma umuntu ahura navuga n'umuryango n'abakristo bagenzi bacu, abanyeshuri, abana batoya ndetse n'abakuru. Hanyuma ikindi cya kabiri ni uko navuga cyatumye umuhamagaro wanjye ukura wo kwiha Imana unzamo mu buryo bwihariye, ni ikigo nigagaho, ko ntabwo nabwiyeho mvuka muri paruwasi ya Mushubati muri diyosezi ya Nyundo. Kuba narigaga rero ku kigo kuri paruwasi, ku kigo cya paruwasi kuri paruwasi, byatumye uburyo badufataga batwigisha encadrement kuri paruwasi, ko bitaga ku bana, ibyo byageze aho nkajya mu bahereza batoya. Icyo gihe ubwo buryo ku ishuri batwitagaho byatumye nanjye ntangira gukunda kiliziya ku buryo bwihariye, nkabyuka mu gitondo cyane ntanguranwa no kugira ngo njye guhereza. Hanyuma haje kugera igihe umunsi umwe habaye itangwa ry'ubupadiri iwacu, ngo bantoranyije mu bana batoya bagombaga kuvuga imivugo. Nanjye ndi mu bavuze umuvugo. Icyo gihe Padiri Kayiranga François yahawe ubupadiri kuri paruwase. Ibyo byose numva byaragiye birushaho gukuza muri njyewe umuhamagaro, ariko noneho ku buryo bwihariye. Wari padiri mukuru wacu icyo gihe, Padiri Clement Kanyabusozo, Imana imuhiruko ridashira, yazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko kuva iyo myaka yose niyo mupadiri mukuru nari nzi kuri paruwasi. Namubonaga buri gihe yambaye ikanzu y'umweru, agenda aherekeza abambari ba Mariya mu ngendo nyobokamana, bagenda basenga baca hafi y'urugo, bajya mu masantarari atandukanye, bagenda bavuga rozari, afite mikoro. Iryo jwi rye rero ryarangururaga, agenda asenga aherekeje abantu. Buri gihe muri njyewe numvaga nifuza kuba nk'uwo mupadiri ugenda aherekeje abantu, bagenda basenga mu nzira, mu ngendo nk'izo nyobokamana. Umupadiri mubona yambaye ikanzu y'umweru, nkumva ni ibintu bidasanzwe cyane, ku buryo ikigengeze mu wa 5 nifuje nyine kwiha Imana, bituma nifuza gukora ikizami cy'iseminari nkiri mu mwaka wa 5. Nuko mbese iryo jwi navuga ryasigasiwe kugeza aho ngaho nifuje gukora ikizamini cy'iseminari. Kuva rero icyo gihe ubwo nashatse gukora icyo kizamini mu mwaka wa 5, mbisabye baranyangira ko ntago byari gukunda yuko nkora icyo kizami nkiri mu mwaka wa 5, mugati tegereze ugire mu mwaka wa 6. Mu gihe rero nari ntegereje nyine, ariko hagati aho bakimara kubimbwira ko bidakunda, buri saa 6 abandi bana bajyaga kurya hafi y'ikigo, hari agashyamba, hari ishyamba, nkajya muri iryo shyamba kuvuga ishapuri nsaba umubyeyi Bikira Mariya ngo azampe kuba padiri. Navuga rero ko mu by'ukuri kugeza icyo gihe aho ngaho niho navuga ngo umuhamagaro wanjye n'igitekerezo cyo kwiha Imana, inkomoko yacyo ni icyo ngicyo. Ubwo rero ababizi, abasanzwe babizi, tuzi ko paruwasi ya Mushubati mu diyosezi ya Nyundo ari diyoseze, ni abadiyoseze n'ubundi, paruwasi Mushubati ni abadiyoseze. Umuhamagaro wanyu bakura kwiha Imana, ugashaka kujya mu seminari, ndatekereza ko ari seminari ya diyoseze ya ku Nyundo. Mwaje kwisanga mute mu baparotin, dore ko kugeza icyo gihe encadrement yose yabiraga kuri paruwasi ya Mushubati? Umuhamagaro rero uratangaje
uratangaje cyane ko na mbere yuko ngira mu baparoti ubwo ndabanza babwira uburyo nisanze nanone mu iseminari yego kuko ubwo mbere yuko nagiye mvuga ya shapure yanjye ndayivuga ariko jenoside yakorewe abatutsi 1994 yaje kuba njye ntaragira mu wa gatandatu. Ubwo ikigo nigagaho kuri paruwase nkimukaho njya kwiga ku kindi kigo. Ikintu gitangaje rero muri wa muhamagaro burya Imana yashatse cyangwa se n'uburyo umuvyeyi Bikira Mariya icyo wamusabye ushyizeho umutima cyane amasengesho y'abana burya rwose nemera ko Imana ibiri kumwe nabo. Ubwo nyuma y'ibyo byabaye nari naribagiwe iby'umuhamagaro byo nasabaga ngezeho ndabyibagirwa njya ku kindi kigo. Umunsi umwe naje mu misa rero kuri paruwasi ku kiliziya, nuko ubwo ndi mu kiliziya bararanga mu matangazo ngo abana bitegura gukora ikizamini cy'iseminari bateguwe ngo basohoke ntibategereze ko misa irangira bajye kugikora. Muri njyewe numva ndatunguwe, babateguye ryari, kuki ntabimenye, kuki nibazo byinshi. Ubwo mu basohotse nanjye ndasohoka njya aho bagomba kugikorera, ndabwira nti rero nanjye nje gukora ikizami. Uwari diregiteri wari uyoboye iyo gahunda ati wowe genda, none se ko utari kuri lisite genda. Ariko ababyeyi barakabyara, harimo diregitrise nawe uheruka kwitaba Imana, Madame Beransire, avuga ati ariko rero uyu mwana mwihorere turebe. Nuko ubwo avuga ati ngaho nakore, ntundi ko nta n'ibikoresho afite, nta kintu na kimwe nari mfite kuko abandi bari bitwaje ibikoresho. Nuko diregitrise rero anshakira impapuro, abandi bari baje bazitwaje, njyewe ubwo cyari gisigaye n'ikaramu nayo nyibuze ndirukanka njya mu kiliziya njya gushaka mukuru wanjye yari arimo muri korari. Ngira Imana asanga afite ikaramu arayimpa, nuko naje nkora ikizamini cy'iseminari. Icyo gihe rero twakoze turi abana 11, turi abana 11. Ubwo birangiye nisubira ku ishuri, hanyuma amanota agiye gusohoka nza ari njye ufite amanota ya mbere. Ubwo mu kureba mu gufata abana bazajya gutangira mu iseminari, uwankurikiraga basanze afite imyaka myinshi. Ubwo muri abana 11 rero aba ari njye ugenda. Ni ikintu gitangaje cyane. Hanyuma ubwo ngeze mu seminari ku Nyundo, umwaka wa mbere wagenze neza, twatangiriye kuko mu seminari yari yarasenyutse, twatangiriye muri harya inyuma ya paruwase ya Gisenyi. Nuko ubwo umwaka wa mbere mwiga neza nta kibazo mfite, umwaka wa kabiri ntangira kurwara uburwayi budasanzwe, igifu, ngira umwaka wa gatatu. Ubwo biza kugeza naho mfata icyemezo ndataha, ngeze umwaka wa gatatu ntangira gukomereza amasomo yanjye hafi yo mu rugo kuri groupe scolaire ahitwa Ibumba. Nuko ubwo ndiga aho ngaho ndarangiza, maze kurangiza secondaire. Ikintu gitangaje ubwo muri icyo gihe ntangira kujya kuri paruwase, wari recteur wanjye ku Nyundo bamugira n'amapadiri mukuru muri paruwase ya Mushubati, Padiri Murenze Eugene. None icyo gihe nibwo yazanye wari umukwiziniye wacu wadutekeraga ku Nyundo mu seminari, amuzana kuba umukwiziniye, umutetsi kuri paruwase. Ariko hagati aho ndi ku Nyundo nanone nkaba nari naragize amahirwe umuntu mu ntangiriro nagezeyo nabanje kujya mu muryango w'abaskuti. Hanyuma nyuma yaho umuvandimwe twari inshuti y'umupadiri ubu ngubu arambwira ati ngwino uzaze mu bakarisimatike. Ubwo ngiye iminsi mike mu bakarisimatike nibwo naje noneho kumenya uwitwaga Françoise wari ushinzwe abakarisimatike. Ubwo umunsi umwe rero ndaho Mushubati aza gusura padiri mukuru. Nuko hagati aho nza kubaza padiri mukuru, naza kumbaza ngo none kunzi ko washaka kwiha Imana, harya uracyakurimo cyangwa byararangiye? Ati andika. Naranditse, arambwira nandikira abayezuiti, nandikira abayezuiti.
ndabandikira hashize nk'amezi 6 nibwo namubaje nti none se abayezuwiti nandikiye kuki batanshubije, ati tegereza bazasubiza. Ntoya ni kuri njye ntago bikunda, abayezuwiti ngomba kujya kubareba. Ariko hagati aho wa undi Françoise nyine yaje gusura Padiri Mushubati, turaganira, abana na Siriro tuziranye, turaganira, arangije we yigarukira hano i Kigali, yaratuye hano CG mu Gikondo. Ubwo munsi rero nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kureba abayezuwiti batanshubije. N'ubwa mbere nari ngeze muri Kigali ntayo nari nzi. Ubwo mfata agakapu kanjye ngiye kureba abayezuwiti bari i Kigali batansubije. Ninjiye muri bisi, tugiye kugera nko ku Ruyenzi, nza kubona muri ya bisi imbere hicayemo wa mutetsi witwa Siriro, arimo imbere muri bisi. Hanyuma ndamusuhuza, arambwira ati se wa mwana ugiye he? Ngiye kureba abayezuwiti. Abayezuwiti se uzi aho bari? Ntabwo mpazi, bimaze kugera hafi saa 9 z'ijoro, bwari bwije. Ese kubaza kukwamburira Nyabugogo? Nyabugogo sinari nzi icyo ari cyo, sinzi n'ahariho. Nuko arambwira ati rero harya sinabonye uziranye na Françoise, wa wundi twahuriye mu seminari waje gusura Padiri. Nuko ati gwira njye kukwereka ahantu atuye. Aranzana, mfata akaboko kanzana hano CG mu Gikondo. Françoise rero bukiye mu gitondo ni wanjyanye hari i Remera ku bayezuwiti. Tugezeyo ndabaza, narabandikiye ati nta baruwa yawe twabonye, hazana fomu ngo nuzuze, hanyuma bazabone bantumire banyandikire ntangeshe minema. Mu kuzuza ya fomu rero hari ahantu nageze hari ikibazo kibaza, ese mu muryango wanyu nta muntu wigize asara ikibazo kijya gusa gutyo. Ndarakara cyane. Ubwo ibyo nuzuzaga mbijugunyaho, nambwira nti turataha dutahe rwose, ntabwo nshaka gukomeza abantu bari kumbaza ibibazo bimeze bitya. Umva ni wa muhamagaro w'umuntu utazi uko bizagenda, kuko mu by'ukuri ntabwo cyari ikibazo gisanzwe, ariko byahise bituma ndakara ndataha. Mu ijoro rero uko naje kumenya abaparote, mw'iryo joro ubwo aho ngaho witwa Françoise aho naraye CGM, yambwiye ati ariko rero hano harwara abapadiri b'abaparote. Nuko mu gitondo ze tujye mu misa tubabaze twumve. Ndambanza no kubyanga gitondo, ariko aragumya arabinyemeza. Ndaza tugeze aha baranyakira, umupadiri aranyakira, mpa misa, turaganira, muha adresse z'iwacu ndazisiga, imyirondoro yanjye yose, nyuma aranyandikira. Nuko hanyuma y'ibyumweru 2 ibaruwa yari ingezeho, intumira gutangira session. Ariko ikintu gitangaje ni kuvuga ngo wa mukwiziniye navuze yitwa Siriro, muri iyo modoka nubwo muheruka icyo gihe, kuko yaratashye iwabo, ntiyongeye kugaruka muri paruwasi. Ni ngo muheruka icyo gihe, ariko nzi ko atuye za Nyamata. Ariko nuko ngaheruka icyo gihe bivuze ngo ngiye mufata nk'umumarayika wari waje kugira ngo angeze i Gikondo kuri uwo Françoise nawe wangejeje ku baparote. Kuva icyo gihe nuko natangiye urugendo rwanjye n'abaparote kugeza uyu munsi. Amakuru ya Françoise abikibeho. Abikibeho tujya duhura. Iminsi ishize nagiyeyo nabonye twarahuye. Siriri niwe tudaherukana, ariko nawe tujya tuvugana, ntekereza ko umunsi umwe tuzahura. Ubwo ibyishimo bye kubonye bimera bite, bingana bite? Biba ari byinshi cyane. Jene we yagiye kwivuza muri Amerika, ntabwo ari mu Rwanda. nayo Imana ikomeze mufashe abashe gukira rwose, baramusabira. Nuko rero barakwandikiye bakwemeye gutangira Cheminoma, ubwo rugendo Irerero. Aho ngaho niho ngira ngo nanone n'ubundi buzima butangiye. Ndabona Jean Paul uvuye Mushubati igeze Kigali bwa mbere. Irerero ubwo ni hehe? Irerero ni ubwo twatangira Ikeshero muri postura, igice cya mbere cya formation yacu cyari hari Ikeshero i Goma. Ubwo wagize umwanya wo kubwira ababyeyi aho werekeje cyangwa waheze komerezaho? Hagati aho ngaho ubwo papa nagiye gutangira, we yaramaze kwitaba Imana. Mama we ubwo yari yapfuye muri 1994 mu kwezi kwa gatandatu, nibwo mama yari yapfuye. Hanyuma
ubwo byumvikana agiye papa atakiriho. Ubwo rero naragiye ndatangira. Ikintu gitangaje nabwo mu gutangira nagezeyo maze nk'ibyumweru 2 ndwaye mpita nisubirira mu rugo. Nkuko ndagenda ubwo icyo gihe 2003 muri cya gihe cy'amatora ndaza ngeze mu rugo ndivuza, hanyuma ntangira gukora akazi ko kuba animateri ku kigo hariya kuri Mushubati. Nko mu kwezi kwa karindwi hashize nk'amezi 6 tegera mu birerero Keshero. Ubwo ne navuye Keshero, ndwara, nagize Keshero mara nk'ibyumweru 2. Ngezeyo ubwo watureraga icyo gihe Donasiyani, hanyuma namubwira nti njye ndumva ntameze neza cye kwitahira, nditahira. Hanyuma ngeze mu rugo ndivuza, maze gukira nibwo nabonye ako kazi yakoze akazi ko kuba animateri ku kigo aho ku ishuri. Hanyuma nyuma y'amezi mu kwezi kwa karindwi k'umwaka nyuma y'amezi 6 ashize ngiye kumva numva arampamagaye, ese ntabwo urakira? Narakize, ubundi ntabwo ni ibintu bidakunze kubaho cyane. Nuko atigira ugaruke. Nuko nongeye ndagenda ntangira n'abandi, ubwo abo twatangiranye icyo gihe bo barakomeje, natangira n'indi promotion yakurikiyeho. Nuko ubwo bivuye Keshero rero dukomeza muri Novisia, iyo iri hano i Butare kwitaba n'ubu ntikiri. Hanyuma filozofi n'ubundi nayikomereje n'ubundi ariya i Buhimba, ari muri Igoma, muri Grand Seminaire Monseigneur Busimba, aho ngaho Buhimba. Nkarangije nibwo nagiye muri Theologia i Nairobi muri Hekima College. Nuko kuvayo rero mvuye Hekima College nibwo naje hano. Navuye Hekima College i Nairobi ndangije mwaka wa 3 muri Theologia, nyirangije nahise nza hano i Gikondo. Ubwo hari mu mwaka kangahe? Aho ni muri 2012 nibwo nageze mu kwezi kwa 5 ubwo nageze hano i Gikondo mvuye kwiga i Nairobi. Kuva rero icyo gihe ubwo uvuye i Nairobi umaze kwiga urangiza Theologia, uza witegura, waje kwitegura kwakira isakamento ubudiyakoni? Ni icyiciro cya mbere cy'ubusaserdoti, aricyo cy'ubudiyakoni. Ubwo naje hano kwezi kwa 5 bamuha inshingano zitandukanye mu nitegura icyo gihe kwinjira mu guhabwa icyo cyiciro cya mbere na mbere, gukora amasezerano ya burundu mu muryango wa Parotini, hanyuma nkanahabwa n'ubudiyakoni. Ibyo byabaye muri uwo mwaka muri 2012. Hanyuma umwaka wakurikiyeho rero ku itariki 6 z'ukwa karindwi 2013 nibwo nahawe ubupadiri nanone, nabwo mbuhererwa hano i Gikondo. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi ntabwo ntigeze mba ahangaha i Gikondo. Bakunze inshuti rero, ngubu Padiri Jean Paul Nyabyenda twatangiranye mu buto bwe, mu bujeni bwe, i Mushubati. Kuva avuye i Mushubati urugendo rwe kugira ngo inyota yo kwegura Imana ayigereho, urugendo rwe kuva i Mushubati agera i Kigali bwa mbere, akajya mu Bayezuwiti bikanga, akaboneza inzira ya Parotini, akomereza rero afatiraho. Kuva rero muri 2012 kuva icyo gihe twavuga ko Padiri Jean Paul Nyabyenda ari umunyagikondo, imyaka 14 ikaba ishize. Usubije inyuma ubwo buzima, imyaka 14 kuri wowe igikondo wabufata gute? Abanyagikondo mbere na mbere numva nafata nk'ababyeyi. Imyaka 14 yose burya naje kumva ko aho umuntu ni nka, mbese navuga ni nka rwa rugo rw'umuntu ya myaka 5 y'abageni, avuga ko ari imyaka igoye. Iyo myaka nayimaze hano i Gikondo, n'iyakurikiye yose nayimaze hano i Gikondo. Nakuvuga ngo rero abanyagikondo, cya mbere urumva ko umuhamagaro wanjye niho wavukiye w'abaparotini, kuko sinari mbazi
ntamenye ko ari uko ngeze hano i Gikondo aho sejemu k'uwo munyagikondo wari uhatuye. Hanyuma n'ibindi byose byakurikiyeho byose byabereye hano i Gikondo. Abanyagikondo rero navuga ko ahambere banyeretse urukundo rukomeye ni mu gihe nagomba kujya gusoma misa y'umuganura. Bagiye ari benshi cyane iwacu ku buryo abantu b'iwacu bose barumiwe batangazwa no kubona abantu bangana batyo, kandi ibyakozwe byose ni abanyagikondo babikoze. Icyo gihe urumva ababyeyi banjye nta bari bahari, abavandimwe nabo bameze nk'abavuga batatanye ukuntu, ku buryo imbaraga navuga ko ibyakozwe byose ni abanyagikondo babikoze. Ndabashimira cyane rero kuko bari mu bantu baranze binjiye mu buzima bwanjye kandi batumye ndyoherwa n'ubupadiri. Ubupadiri bwanjye bwarandyoheye kubera abanyagikondo. Urugendo rwanjye rero hano i Gikondo navuga ko nyine rwaranzwe mbere na mbere n'ubwo buzima bwo gukunda no kubona icyo kimenyetso cy'urukundo gikomeye cyabo naje nsanga, yaba abakristu noneho n'abapadiri kominote yanyakiriye. Nakiriwe, natangiye mba muri maison provinciale, nagira abantu inshingano nyinshi zitandukanye. Abapadiri bakomeje kumba hafi banyakira neza, nari umupadiri mutoya, ariko bagiye bandera mu by'ukuri ngenda menyera ndakura kandi nkumva narabyishimiye cyane. Nkumva rero rwose nabashimira ba bakuru banjye banyitayeho cyane kugira aho nanjye numva maze kuba umuntu ushaka gufata inshingano mu nshingano zitandukanye nafashe. Mu cyumweru gishize mu mwasezera ku bakristo mu misa ya mbere mwavuze ko mugaragaza iyo sano mufitanye n'abanyagikondo, mvuga ati nkigera aha ngaha ngo ninde wasomye misa, baba bati ni padiri w'abana. None ubu ngubu basigaye bavuga ngo ninde wasomye misa, ni padiri w'imvi. Ibyo byari bishatse kuvuga iki nyakubahwa padiri? Ni ibintu bifite igisobanuro gikomeye. Igisobanuro gikomeye kuko burya ni nayo mpamvu bajya bavuga ko ubundi umubyeyi yari ahantu, cyane cyane nk'umubyeyi ukuze, burya umubyeyi ukuze iyo umwimuye ahantu yari atuye, kenshi iyo afite intege nkeya kenshi ashobora guhura n'uburwayi bukamuhuta, kubera ko umuntu burya akenshi uburyo abaho dufite uburyo twisanisha n'ubutaka bw'aho turi. Iyo mvuze ubutaka si ubutaka gusa itaka, ahubwo ni n'abantu tubana. Ibyo rero byikora kenshi bibaho atari uko umuntu yanabishyizemo imbaraga nyinshi, ahubwo ni uko nguko umuntu ateye, aho ari, uburyo ubana n'abandi, uburyo musangira, ubwo buryo bwose butandukanye butuma umuntu yinjira mu wundi. Ubwo rero ku byabaye mu gihe nasezeraga, abantu benshi bibajije padiri yagize ikiniga. Nibyo kuko numvise ngize ikiniga, ariko sinari nabiteganyije, ni ibintu byantunguye, ariko bifite ntabwo ko nyine bwo bifitanye isano n'ayo mateka yose. Urumva nari mpamaze imyaka 14 kandi Igikondo niho umuhamagaro wanjye wo kujya mu baparote niho watangiriye. Icyo gihe muri iyo myaka y'icyo gihe muri za 2002 gutyo, 2002 niho umuhamagaro wanjye wo kujya mu baparotine watangiriye. Nyuma kuva kwiga nta yindi paruwasi nigeze njyamo. Urumva kuva icyo gihe 2012 amasezerano ya burundu nyakorera hano, ubudiyakoni, ubupadiri, kuvuga ngo misa zose nasomye, mbese experience yanjye yose nka padiri ni hano i Gikondo. Ni ikintu rero cyaje nk'amarangamutima yazamutse, numva ngize ikintu cy'ikiniga, ku buryo nyine, ariko hari abantu babifashe nyine nabi ngo ubura ngo nuko ngo adashaka kuhava. Oya, ntaho bihuriye. No kubera iyo myaka mvuze, bamwe baravuga padiri w'abana, icyo gihe nari umwana ari mutoya, bambona nta musatsi nabaga mfite,
nta n'uwo babonaga ku mutwe, nta bwanwa bwagaragaraga nari mfite, nari muto pe. Ubwo rero kumbona uyu munsi nyuma y'iyo myaka 14 abana benshi hari abana bavutse, ndebye amafoto y'abana bavutse ndi hano, usanga turareshya cyane, n'abakobwa bakura ubona rwose tureshya, bari muri segonderi. Ku buryo rero mvuga ngo uko gukura nkuriya hantu kandi abantu numva tubanye neza, nibyo byazamuye amarangamutima, numva kubasezera nyine numva bibaye nk'ikintu byarikoze, ntabwo ari nateguye, sibyo natekerejeho, byarikoze, ariko numva ni rwa rukundo nyine ubwo nari mfitanye n'abakristo, nta kindi. Ubuzima bw'abihaye Imana cyane cyane urwego rw'abasaserdoti, tuzi ko ariko ndetse n'abadiyoseze naho bibaho byo gutanga ubutumwa cyane cyane mu mezi kwa gatandatu, kwa kane, kwa munani. Mumaze imyaka 14 muri hano i Gikondo. Iyo igihe cya nominasiyo cyageraga, icyo gihe umwaka wa mbere w'idiyakoni uhawe ubutumwa hano, abasaserdoti ukomeje ubutumwa hano, iyo igihe cya nominasiyo cyageraga wumvaga umeze ute? Igihe cya nominasiyo, ubundi ubusanzwe nominasiyo zacu zabaga mu kwezi kwa gatandatu, ariko kuri njyewe nta na rimwe nigize mvuga ngo njye gushyuha mu mutwe ngo nominasiyo zaje, ngo se ngo ndajya hehe, ngo se ngo singenda cyangwa ndagenda. Ntabwo ibyo bintu byigeze biba ibintu byo kwirirwa ntekerezaho cyane, kuko numva baba ubutumwa nagiye nkora hano, nabanje gukora muri sekretariya y'umunyamabanga nkiri umudiyakoni, nkora muri adoption, nkora mu mutungo wa communauté, nyuma nza kujya muri centre, haruguru ya centre d'accueil yacu bavuga hoteli, ubwo kuva 2015 kugeza 2019 umva niho narindi. Nyuma yaho baza kumanura hano muri paroti presse, kuva 2019 kugeza uyu munsi niho narindi. Ni ukuvuga ngo rero njye mbifata nk'ibintu bisanzwe ko umuntu bashobora kumuhindura akava mu butumwa akajya mu bundi. Ibyo ni ibintu bisanzwe twebwe nk'abihaye Imana, kuko nta n'umwe usezerana kuba ahantu igihe cyose. Ahubwo icyo dusezerana nyine ni ukumvira tukajya aho badutumye, kandi bagutuma ahantu babona ko ukenewe, nawe ukahakora uko bishoboka, ukasohoza ubutumwa nyine aho bakohereje. Ubundi mfata ko aho ndi nyine niho mba mfitiye ubutumwa, igihe cyose butarahinduka niho mba ntekereza. Ariko iyo bampaye ahandi njya, ubu ibitekerezo byanjye biri kwerekera Ruhango. Ese hari ubwo mushobora gukora nk'ibiteye hanze aha ngaha, gukora lobbying, nyakubahwa provincial cyangwa se muzandebeho mu mpengeka aha ngaha ukaba lobbying mukora? Ibyo bintu simbizi, iwacu ntabyo nzi rwose. Ubwo rero muhawe ubutumwa muri iyi minsi, nyuma y'imyaka 14 maze i Gikondo, ubutumwa bw'ubusaserdoti mwabuherewe, mujya mu nshingano zitandukanye z'ubuyobozi, niko navuga, umunyamabanga, gucunga umutungo muri centre, kuza kuyobora ikigo Icapiro. Ntabwo twavuga ko mwari mwitandukanyije cyane n'ubuzima bwa gisaserdoti, ko twabonaga buri munsi mu misa ku cyumweru, mu butumwa bwa paruwasi nka vicaire dominicale ku cyumweru, ubutumwa mu miryango remezo hirya no hino. Ariko twavuga ko muri iyi myaka, nyuma y'imyaka 14 aribwo mugiye kwinjira mu buzima bwite bwa paruwasi, aho mwahawe ubutumwa kuba padiri mukuru wa paruwasi Ruhango. Mwakiriye mute ubwo butumwa? Mutubwije ukuri, ese ntabwo mwabajwe? Ese wamaze akanteguza nkitegura nkagira wenda umwaka wo kuba vicaire, padiri mugire menyere n'abakristo muri paruwasi, none mugiye kuba padiri mukuru, mwabyakiriye mute? Nkurikije mu experience yanjye navuga, iyo nkuko aravuze ndi bya nomination, iyo byabaye nkurikije igihe cyose maze hano n'ahangaha, nubwo ntahimukaga ariko urumva nagiye ngira ntabwo inshingano zigenda zihinduka. Navuga ko mu inshingano iyo ari yo yose nshyashya nagiye mpabwa, yaba n'uyu munsi mu butumwa bushya,
buri gihe ntabwo ku kantu kumva ko kujya ku kintu mu kintu gishya ntazi, hari impungenge, buri gihe kijyana n'impungenge. Ntabwo navuga ko iyo mpungenge zabura, ariko ntabwo aba ari ikintu gihambaye. Ni ukuvuga ngo ni ukwibaza byinshi, bitera kwibaza ese ibi bikorwa bite, ese ibi bikorwa bite, ese ibi nzabasha kubyinjiramo, nzabyinjiramo nte, ni sosiyete nshya ngiye kwinjiramo, ese abantu bimeze gute. Ibyo byo ni ibintu by'ibibazo umuntu ashobora kwibaza bisanzwe, ariko nanone ntabwo mbitindaho cyane, kuko Ruhango nubwo ntabayeyo nk'umupadiri, ariko ni ahantu nari nsanzwe ngenda, muri amakominote yacu tuba tuyagendamo, abakristo bamwe turaziranye, naho abakoze stage ndi umuseminariste. Ni ukuvuga ngo nta bwoba navuga mfite, cyane ko nyine ni ubutumwa umuntu aba agiyemo, ubutumwa umuntu aba agiyemo, kandi iteka ko umuntu ajya mu butumwa bayizera ko roho wa Nyagasani aba ari kumwe natwe, kandi tuba tugiye n'ubundi kwamamaza Kristo. Nta bwoba rwose. Ntabwo cyane cyane ko mukora nka kipe muzuzanya. Njye nsanze y'abavandimwe bariyo, ni kominote n'ubundi ubutumwa burya, ubutumwa twebwe kominote ni ubutumwa bwose. nk'ubu niba turi hano ukabona hari ibikorwa bitandukanye, ibyo bikorwa byose byitabwaho na kominote. Nubwo hari umuntu umwe ubishinzwe, ariko kominote burya niyo ibikora ubwo butumwa. Hari abavandimwe mpasanze, hari n'uwo nsimbuye kandi twagize igihe cyo kuganira, byabaye ahangaha muri kominote twabanye akiri umudiyakoni, ari njye mukuru w'urugo, twabanye neza. Rero ni ukuvuga ngo nubwo ngiye kumusimbura, n'uwo twagize igihe cyo kuganira, ari n'ibyo yatangiye aho yaragejeje, twagize igihe cyo kuganira, kominote nayo irahari, numva nta kibazo rwose, nta mpungenge mfite. Turimo kugana ku musozo rero, inshuti mudukurikira, turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye na Padiri Jean Paul Nyabyenda, wari umuyobozi w'icapiro Paruti Presse hano i Gikondo. Muri iyi minsi akaba yarahawe ubutumwa bwo kuba padiri mukuru wa paruwasi ya Ruhango. Tukaba tumubonye kumwifuriza ubutumwa bwiza, ariko mbere yuko tugana ku musozo, nyakubahwa padiri, aho mwabaye imyaka 14, dushyizemo hahandi byatumye ya myaka yatumye umenya Kigali, ukarara ijoro rya mbere muri Kigali. Niki muri iyo myaka 14, niki muzakumbura muri Gikondo? Gikondo nzakumbura byinshi. Nzakumbura byinshi. Mbere na mbere ni urukundo rw'abanyagikondo, urukundo rw'abanyagikondo. Mva n'ahandi naho n'abandi nabo bagira urukundo, ariko twari twarabaye umwe. Nzabakumbura cyane, nzakumbura baba urubyiruko rwaho twagiye tubana, nzabakumbura. Hari amagurupe y'abana tuba turi kumwe kenshi. Abo bana muri iyo myaka yose hari abagiye bavuka mpari, twagiye tumenyana, abo bose nzabakumbura. Ababyeyi, mbese hari ubu busabane bw'abanyagikondo, cya gitaramo cyabo, ibitaramo badutumiragamo, yaba igitaramo cya Saint Valentin, yaba igitaramo cya sogokuru na nyogokuru, yaba ibitaramo, hari ibitaramo bisoza umwaka, hari ibitaramo wasanga kuri paruwasi wasangaga ari ubuzima nyine, ubuzima buryoshye bitandukanye badutumiragamo, bakaduha uburyo, hari kakarabo ka Saint Valentin baduhagamo. N'ubu hari utwo tuntu twose dutandukanye, tujeste tw'urukundo bakoraga nk'abakristu, ukabona ko babaga bafite abapadiri babo, bafite urukundo rwinshi. Abanyagikondo rero nzabakumbura rwose, kandi Ruhango ntabwo ari kure, n'ubundi tuzajya tunyuzamo umuntu abasuri. Uvuze kuri Saint Valentin n'akarabyo kakandi bakunze gutanga bafisa umunsi mukuru w'abakundanye, binyibutsa amakuru cyangwa se ubutumwa bukunze gucicikana mu kwezi kwa 12 ku mbuga nkoranyambaga bukwerekezaho, cyane cyane bavuga ku muryango wa Kaberuka na Marita.
muri karahanyuze tuzi abo bantu, iyo famiye Kaberuka na Marita, abenshi bakavuga ko nakwereka mvuge iyo famiye ya Marita na Kaberuka mwamugize mupfana iki, isano iri hagati yanyu ni iyihe? dore ko abenshi bavuga ko mwaba muri abana, muri umwana wabo. Umva rero ntabwo nzi niba mu by'ukuri abo bantu bitwa Kaberuka cyangwa bitwa ba ibyo Marita na Kaberuka. byo amafoto bashyiraho uriya ni pare wanjye. Ari amafoto bashyiraho uriya ni pare, ariko uriya musaza yitwa Tanaze Biraro. Kumwita Kaberuka rero ntabwo nzi impamvu bamwita Kaberuka. N'uriya mubyeyi ntabwo mba numva rwose bagombye kwita umubyeyi. Hano umukristo ukomeye cyane, umubyeyi watureze, wareze abana benshi, ni umubyeyi w'umukristo cyane muri paruwase ya Crete Congo Nil, ni famiye rwose nziza. Ni itangazamakuru ntaribuza gukora ibyo rishaka, ariko iryo zina rya Kaberuka njye ntabwo ndimuziho. Ntabwo nzi niba koko ibyo baba bavuga niba ari byo, kuko ni pare. Iriya foto tuyifotozanya ndayizi, iriya foto bakwirakwiza ndayizi, twari mu munsi mukuru mu bukwe. Ariko ibyo bindi bijyanye n'ayo mateka ya Kaberuka, kuba yitwa Kaberuka ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi rwose, ariko ni ababyeyi banjye, ni pare yego rwose, ni ababyeyi banjye rwose muri make. tuba twifuje ko nicyo kibazo nacyo mugikomeza kugira ngo twabanye imyaka 14 yose, kugira ngo n'ayo matsiko nayo tuyashire. Rero kugana rero ku musozo, nyakubahwa padiri, ubwo rero inshuti bakunze mwadukurikirana twe aho mwari muri, turimo kugirana ikiganiro na Padiri Jean Paul Nyabyenda. Tumaranye imyaka 14 hano muri Paruwasi ya Gikondo, akaba muri iyi minsi yahawe ubutumwa n'umuryango wa Parotini, umuryango yasezeranyemo umupadiri. Tukaba tumwifurije rero ubutumwa bwiza. Nyakubahwa padiri, twifurije ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Paruwasi ya Ruhango mugiye kujyamo ntabwo ari paruwasi iri kure, kandi paruwasi dusanganywe umubano. N'ikimenyimenyi hari intera byari bigezeho ku mubano. Ubwo nk'uko bavuze ati, icyatangaje cyane abanyamushubati mu rugo, igihe tubona umunsi mukuru wa misa y'umuganura, ni ubwinshi bw'abakristu ba Gikondo baje bamerekeje, baje kumushyigikira. Turamya ko no mu Ruhango uzaje babona umunsi ku wundi, nubwo bataza wenda ejo bundi baguherekeje, ariko uzaje babona ku bwinshi. Twifuje rero ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Twifuje ubutumwa bwiza, kandi twifuza abanyaruhango tubabwira ko babonye umupadiri mwiza, umupadiri ukiri umujene, nubwo bavuze ngo umupadiri w'imvi. Ntaho bihuriye, yego ntabwo ukiri umwana, ni padiri umaze gukamirika, ubwo ururimi bavuga amaze gukamirika mu buzima bwa gisaserdoti. Mugize amahirwe rero banyaruhango, inshuti zacu, mugize amahirwe kubona umupadiri ukiri umujene uzashabuka mu butumwa. Tukaba rero tubifurije ubutumwa bwiza mu bavandimwe bacu ba Ruhango. Tuzakomeza tubasure, tuzabakumbura yego, ko tuzakomeza tubasure. Tuzakomeza tubazirikane cyane ubutumwa mwagiye mutanga mu bajene. Misa y'abana cyane cyane bazabakumbura, misa y'urubyiruko bazabakumbura, misa y'abantu bakuru ya mbere ndetse n'inkuru bazabakumbura. No mu gihe ya Giswahili mwagiragamo, tuzabakumbura mu miryango remezo, tuzabakumbura hose mu matsinda y'abasenga, abakarisimatike n'andi matsinda, imiryango ya Kiliziya Gatolika tuzabakumbura. Twifuje rero ubutumwa bwiza, Nyagasani azakomeze abahunde imbaraga n'imigisha kugira ngo musoze ubutumwa. Sinzi niba hari ubundi butumwa mwavuga bitashingiye wenda ku bibazo nagiye mbabaza, ariko twebwe uruhande rwacu turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Icyo nababwira baba abanyagikondo, baba abanyaruhango, twebwe duhora iteka twiteguye kujya mu butumwa. Buriya nk'uko
Nyagasani atora kandi abakohereza mu murima, buriya ubutumwa tujyamo ni nk'umurima. Ni kuvuga ngo rero hari umurima, mu murima hari iyo umuhinzi ahinga agira aho araza, akagira aho ahinga, harugira igihe cyo kurima, igihe cyo gutabira, igihe cyo gutera, igihe cyo kuhira, imbuto zigakura bagasarura. Twebwe rero usanga akenshi hari igihe umuntu atangira arima, agatabira, yamara gutera akimuka undi akaza kuhira imbuto, yamara kuzuhira zamara gukura bakaba bamwimura undi akaza aje gusarura. No bivuze ngo warimye ashaka kuba atari we wuhira, uwuhiye akaba ntaba ari we usarura. Kandi iteka nanone muri wa murima hahora iteka hari umushike wo guhinga utegereje wa wundi mushyuje kugira ngo nawe azakomerezeho. Mbese ugasanga wa murima wa Nyagasani harimo ingeri zitandukanye z'ibigomba gukorwa. Ibyo rero ibyo byiciro byose nuka ko aribwo butumwa buntegereje, anabwo butegereje uzaza aha n'uzajya ahandi. Ariko muri ubwo butumwa ikinkomeza ni uko ntari njyenyine, Nyagasani adusezeranya iteka ko ari kumwe natwe. Ikindi nkizera cyane ntashidikanye umubyeyi Bikira Mariya nasabye kirya gihe, ibyo namusabye akabisohoza, na n'uyu munsi nayo mpamvu burya ntajya nsiba mu zino ngendo nyobokamana z'ikibeho n'amaguru. Ni ukubera ko mfitanye ibanga rikomeye n'umubyeyi Bikira Mariya. Ni ukuvuga ngo rero mba nzi neza ko ubutumwa ngiyemo uwo mubyeyi azamba hafi. Kristo dushaka kugira ngo turusheho kumenyekana, gutanga mu bandi, mu bantu, mu bakristo, abanzi ko umurimo ari uwikorera, ntabwo ari njye ugiye gukora umurimo, ahubwo Yezu ubwe niwe wikorera, ko nawe utwohereza, kandi aho twohereza atubanzirizayo kugira ngo ibyo tuzakora abe ari we ubyikorera. Nkumva rero nta bwoba. Abakristo rero ndabashimiye cyane ko banyitangiye, ko twakubanye. Imana ikomeze ibahe umugisha, Abanyaruhango kandi nabo nzi neza ko tuzakorana neza, aho Imana ibampera umugisha. Namwe kandi abashimiye bw'aka kanya mwampaye kugira ngo ndusheho gusangiza abandi, cyane cyane urubyiruko, uwo muhamagaro, kugira ngo nabo, burya umuhamagaro wose bisaba kuwusengera, kandi umuntu uwo umvise ijwi rya Nyagasani agakomeza kurishakisha, cyane cyane ariko mu isengesho, kugira ngo bere kujarajara dushakisha ibintu byinshi. Urubyiruko rero runyumva, umuhamagaro kuwusobanura biragoye, ariko uko ugenda usenga Imana igenda igushoboza, ikakunyuza mu nzira zitandukanye, ariko icyo yaguteganyirije byanze bikunze ukigeraho. Bakunze inshuti mwadukurikiyaga rero, tugeze ku musozi w'ikiganiro twagiranaga na Padiri Jean Paul Nyabyenda. Tumushimiye cyane umwanya yaduhaye n'ubuhamya, cyane cyane ku muhamagaro w'ubusaseredoti, inzira yanyuze no kugira ngo abe umusaseredoti. Tumwifurije ubutumwa bwiza rero, kandi twifuriza abavandimwe bacu Banyaruhango, paruwasi ya Ruhango, ubutumwa bwiza nabo kuzakira neza Padiri Jean Paul Nyabyenda. Bagize Imana bawe Padiri ukiri umujene, twizeye ko bazakorana neza nk'uko yakoranye na paruwasi ya Gikondo. Twese rero twifurije ibihe byiza ku badukurikira. Twifurije Padiri Nyabyenda ubutumwa bwiza. Nyagasani na Bikira Mariya, Nyagasani Yezu na Bikira Mariya bazakomeza muhora imbere. Umubyeyi Bikira Mariya azakomeze amufashe nk'uko yamufashije mu rugendo rwose kwegurira Imana. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Joseph Mukiza hano i Gikondo.